alhamdulillahi rabbil alamin. Dushime Allah subhanahu wa ta'ala tunamusingize we ukidutije akakanya kugira ngo dukomeze isomo ryacu rya fiqh, aho tugiye kurebera hamwe mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yagiye tworohereza kubigendanye no gutawaza. Allah subhanahu wa ta'ala agira ati yuridullahu bikumul yusra, Allah arabashakira ibyoroshye. Amategeko yose yadutegeka Allah dushakira ibyoroshye kuko niwe waturemye, ni nawe uzi ibyo dushoboye. Wala yuridu bikumul usra, nta nubwo abashakira ibibaremereye. Tunasabira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu wasallam alayhi, cyane ko mu ijoro nk'iri ngiri, ku ijoro ryo kuwa gatanu, yani kuwa kane bucya ari kuwa gatanu, ni byiza gusabira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu wasallam alayhi. Tumusabira cyane tugira tuti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul sallallahu alayhi wasallam akagira ati man salla alayya salatan, uzansabira inshuro imwe nge nzamusabira inshuro 10. Tugira tuti rero Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bayisilamu rero tugiye ku byo Allah subhanahu wa ta'ala yagiye tworoherezaho mu idini ry'Uwiteka cyangwa se mu idini rye, nuko iyo bibaye ngombwa imvura yabaye nyinshi hahandi imihanda itemba amazi, aho kugira ngo muadhin cyangwa se Bilali ahamagara abantu babwira ati hayya ala salah, ahubwo bahamagara babwira ati sallu fi rihalikum, ni musengere aho muri cyangwa se musengere mu ngo zanyu. Ikindi iyo byabaye ngombwa ukabona n'uwawe mu gihe cy'imbeho, mu gihe hari imbeho nyinshi hahandi utinya yuko uramutse wiyuhagiye iyo mbeho ishobora kuba yakugiraho ingaruka ku mubiri wawe, ukaba watakaza ubuzima bwawe, icyo gihe wemere kuba watayamama. N'ahangaha rero tugiye kurebera hamwe mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yagiye tworohereza. Urugero nko guhanagura rero hari ibintu Rasul sallallahu alaihi wasallam yatweretse ko byemeye kuba twahanagura. Icya mbere guhanagura amasogisi arimo uburyo bubiri. Hari amasogisi akozwe mu ruhu yitwa khof cyangwa se mu cyaraho bita khof, hari n'andi masogisi akozwe muri koto ari yanga dusanzwe twambara. Aya masogisi twemere kuba twahanagura. Aya ngaya iyo tuvuze amasogisi, icyo gihe noneho bisobanuka ko wemere kuba wahanagura n'inkweto za butini igihe zirenze akabumba nkore, kuko n'amasogisi wemere kuba wahanagura igihe arenze akabumba nkore. Ikindi wemere kuba wahanagura, wemere guhanagura imama, ikiremba cyangwa se igitambaro abagabo bapfuka batwikira mu mutwe. Iki kiremba rero Bayisilamu cyemeye guhanagurwa ryari igihe gifite umurizo cyangwa se igihe gifungwa kugeza ubwo gisiga umurizo nyuma. Urugero nk'uko Abapakistani bagifunga, cyangwa se urugero nk'Abaomani cyangwa se Abayimarati. Ariko bwa buryo Abasaudiya bagifungamo bimeze nk'igitambara kiri ku mutwe gisanzwe bitwikiye nk'umwitero, icyo gihe ntabwo wemere kuba wagihanagura. Ibindi nk'uko tubisanga muri fiqh, twemere kuba twahanagura jilbab cyangwa se Abayisilamukazi bemere guhanagura jilbab igihe ifunze ikamanuka munsi y'ijosi, cyangwa se igihe jilbab muri rusange ndakeka twese tuzi ikitwa jilbab. Mu bindi byemeye guhanagurwa, hemeye guhanagurwa igipfuko uko kingana bitewe n'uburwayi ufite, kabone niba bagifunze umubiri wose, icyo gihe ugiye gutawaza wahanagura. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala komeze aduye gusobanukirwa idini rye. Muri uko guhanagura rero bifite kondisiyo bigenderaho, nizo tugiye kurebera ahangaha muri fiqh yacu y'uyu munsi. Icya mbere nuko cya kindi uhanagura ugomba kuba wacyambaye ufite iwudu yuzuye, ari byo muri fiqh bavuga ati ala taharatin kamila, kuba ufite wudu yuzuye. Ahangaha nkibutsa abagabo bahanagura amasogisi, hari igihe mukuru ushobora gutawaza ugakaraba akaguru kamwe, warangiza ukakambika isogisi, warangiza ugakaraba n'akandi kaguru kambika isogisi, ukumva ko wemere kuba wahanagura. Icyo gihe ntabwo biba byemeye. Bitewe n'iki? Ntabwo wigeze wambara amasogisi yawe nyuma yuko iwudu yamaze kuzura. N'izindi kondisiyo insha Allah turagenda tuzirebera hamwe mu masomo ari buze gukora. Dusabe Allah gukurikira, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala atwakire kandi aduye gusobanukirwa idini rye. Murakoze.